biriho inyigisho za buri munsi mugezweho n'itorero rya Christ Embassy Rwanda. Shalom shalom bakundwa bene data, umwami Yesu ahabwa icyubahiro. Twongeye kugera muri wa mwanya mwiza, wa mwanya twigira hamwe ijambo ry'Imana, ijambo ridukomeza umutima, ijambo ridukiza, ritubeshejeho. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Uyu munsi mu gatabo k'urusobe rw'ibiriho hamwe n'umushumba Chris turiga inyigisho igira iti azi ukuri kuri byose. Amen. Azi ukuri kuri byose. Umurongo ufungura turawusanga muri Yohana ibice 16 umurongo wa 13. Aravuga hati, uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Amen. Akenshi iyo abantu barwaye, benshi ntibamenya impamvu y'ibibazo barimo. Bagerageza gufata ubwoko bwose bw'imiti, imwe muri yo ndetse ikabazanira ibibazo biruta uko bakibwira. Iyo nta gihindutse batangira kwibaza bati, kuki ndi guca muri izi ngorane? Kuki numva ndwaye cyane? Kuki ibi biri kumbaho? Icyo ni iby'umushumba ari kutubwira. Ni koko umwuka wera yoherejwe kukuyobora mu kuri kose, harimo n'ukuri ko ku magara yawe. Ashobora kugufasha kumenya ibibazo ndetse no kumenya ibisubizo. Wari uzi ko umwuka wera akiza uburwayi? Yego niwe. Bibiliya ivuga ko niba atuye muri wowe azaha ubuzima umubiri wawe. Ntacyo bivuze niba waragusanganye indwara runaka. Ubu ubwo aba muri wowe hari icyizere cy'impinduka. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Mwene data, ntacyo bivuze nimba abaganga barakubwiye ko urwaye indwara runaka. Ubwo mwuka wera ari muri wowe hari icyizere cy'impinduka. Haleluya. Wenda uri umunyeshuri cyangwa urakorera ubushakashatsi, umushinga. Umwuka wera niwe mwigisha uri muri wowe. Ukeneye kumutega amatwi ukazi byose. Niwe mwuka w'ubwenge, kumenya no gusobanukirwa. Ashobora kukuzuza kumenya ubushake bw'Imana, hamwe n'ubwenge bwose no gusobanukirwa k'umwuka ku kintu icyo ari cyo cyose mu mwuka. Bimusabe we gusa. Amen. Imana ishimwe cyane bene data. Mwuka wera ashobora kukuzuza kumenya ubushake bw'Imana, hamwe n'ubwenge bwose bwo gusobanukirwa k'umwuka ku kintu icyo ari cyo cyose. Icyo wowe usabwa ni ukubimusaba. Amen. Umwuka wera yaje kugufasha mu bice by'ubuzima byose, haba mu bucuruzi, mu muryango cyangwa mu by'ubukungu. Yaje kugufasha kugira ubutware, kugira ngo ube igitangaza. Haleluya. Ikintu kiruta ibindi ufite igihe ukiri hano ku isi ni umwuka wera. Azakwigisha ijambo ry'Imana ndetse akwibutsa ibintu wize. Imana ishimwe. Umwuka wera akuyobora mu gusenga kandi akakwereka ibizabaho. Rero hamwe nawe ntushobora guhomba cyangwa gutsindwa. Shishikaza umurimo we mu buzima bwawe binyuze mu kwemera ko ari muri wowe kandi ari hamwe nawe igihe cyose. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ibi ni by'umushumba ari kutubwira, kudukangurira uyu munsi. Ati shishikaza umurimo wa mwuka wera mu buzima bwawe binyuze mu kwemera ko ari muri wowe kandi hamwe nawe igihe cyose. Imana ishimwe. Ushobora kuvugana nawe kurusha uko uvugana n'undi muntu wese. Mushimire. Umushumba aratubwira ati shimira mwuka wera ko ari umwigisha wawe, umufasha n'umuyobozi uhora ahari. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Njye nkunda mwuka wera bene data. Kandi niba utarakira mwuka wera, uhamagare kuri nimero zikurikira tugufashe. Haleluya. Mwami Yesu ahabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga iri sengesho. Amen. Ndetse no mu gusenga iri sengesho ugira ukwizera, urakira mwuka wera. Haleluya. Turagira tuti, data mwiza, urakoze kubw'umurimo w'umwuka wera mu buzima bwanjye. Mpora nteze amatwi kuyoborwa uko anyobora mu ntsinzi mu bice byose by'ubuzima bwanjye, mu bukungu, ubuzima, akazi, umuryango, imibanire n'abandi no mu murimo. Ngendera mu bwenge no gushishoza, nkamenya buri gihe intambwe ngomba gutera ubwo nsohoza ahazaza hanjye muri Kristo Yesu. Mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya.
haleluya. Ukomeze wumvire ijwi ry'umwuka wera, kuko mwuka wera akwegereye kurusha ikindi kintu cyose, kuko mwuka wera ari aho uri aho ariho hose. Imana ishimwe cyane. Gucengera inyigisho y'uyu munsi tugiye gusoma mu Baroma ibice 8 umurongo wa 11, twongere dusome muri Yohana ibice 12 umurongo wa 26, ndetse na Yohana ibice 15 umurongo wa 26. Murakoze cyane, Imana ibamugisha, turabakunda. Shalom shalom. Oh haleluya, ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya, amen amen amen. Nezerwa cyane mwene data, ububaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibaho umugisha, naho ubutaha. Sorry.